Umwami Shapuru yari afite umugore mwiza cyane witwaga Poliza. Niwe mugore wari mwiza mu isi hose, abandi bami n'abamikazi bo mu bundi bwami babyemera kandi bakabyubaha. Kubera ubwiza bwe butangaje, umwami yamushyiriyeho abarinzi benshi bo kumurinda, ariko amuha n'umurinzi umwe wari ukomeye kuruta abandi, uwo akaba ari we wamugendaga iruhande mu gihe yabaga atari kumwe n'umwami. Shapuru yagize amahirwe akimushaka amutera inda. Nyuma y'amezi 9 havutse umwana mwiza cyane w'umuhungu. Umwami yaramwishimiye cyane, urukundo yakundaga umwamikazi Poliza ruriyongera kuko aramubyariye umwana wari kuzamusimbura. Shapuru yatumijeho imbaga y'abaturage ngo bamurikire umwana yari yabyaye wari kuzaraga ubwami. Yahagaze hejuru ahantu yavugiraga ijambo, asaba umwamikazi Poliza kuzamura umwana w'umuhungu. Amaze kumuzamura bose bamureba, Shapuru yaravuze ati, uyu mwana mureba niwe uzansimbura, ni umwami w'ahazaza. Njye nitwa Shapuru, umwana wanjye kuko ari umuhungu nta rindi zina namwita. Njye ubwo mbaye Shapuru wa mbere, wazitwa Shapuru wa kabiri. Numushaka muzamwite Shapuru, umuzirikana ko ari we uzasigarana izina ryanjye. Yarakomeje ati, Poliza wabaye umwamikazi noneho udahusha. Inshuro ya mbere ampaye umwana wo kuzanzungura. Ku nshuro ya mbere ndibyaye, mbyaye umuhungu. Ku nshuro ya mbere mbyaye umwana mwiza uzaba mwiza nka nyina umubyaye. Nk'uko umwamikazi wanjye ari mwiza mu isi hose, niko n'umuhungu wanjye azakura afite ubwiza ku mubiri, mu bitekerezo no mu marangamutima. Uyu munsi ni ibirori, mwishime munezerwe kuko umurago w'ingoma yavutse. Uwo munsi wabaye mwiza cyane, barishimye bakora ibirori. Umwami yemera gutekera no kugaburira abantu bari baje kureba umwana we w'imfura. Bose batashye bahaze, haba mu byo kurya no mu byo kunywa. Nabo batashye babivuga ko umwana w'umwami ubwiza bwe bwagaragaraga cyane nk'ukwezi gucanye mu mwijima. Ubwabyo kuba umwamikazi Poliza ari mwiza, umwami nawe ari uko, byarumvikanaga ku mwana bari babyaye. Yari mwiza bihebuje. Umwami yatangiye kujya araza umwana we mu gituza, yarira akabona kumuha umwamikazi. Ubusanzwe umwami n'umwamikazi ntibararanaga buri munsi, kuko umwami yabaga agomba kurara wenyine akagira uko atekereza ibintu bikomeye. Kurarana n'umugore buri munsi nta mwami wapfaga kubikora. Icyakora kuri Shapuru n'umwamikazi, ibyumba byari byegeranye ku buryo yamwifuzaga akamubona byoroshye. Umwana yarakuze agira amezi 6, atangira kurya ibiryo byoroheje. Umwami niwe wamugaburiye bwa mbere. Yaremeraga akamujyana no mu nama z'abajyanama n'abakuru b'ingabo n'abandi banyacyubahiro. Iruhande rwe hahagaze umuja wo kuza kumutwara mu gihe yabarize. Mu gihe yabaga atari kurira, umwami yabaga amufite amugaburira, amukinisha, akanyuzamo akanamushyira mu mugongo. Ibwami bari bazi ko umwamikazi cyakora ari ukonsa no guhoza umwana gusa. We ni nkaho ibyo kurera bitamurebaga. Yakomezaga kwiyitaho, aragenda amera nk'umukobwa utarabyaye. Si umwana gusa umwami yakundaga, ariko urukundo akundaga umwamikazi narwo ntirwagiraga akagero. Kumwe abanyabwenge b'ibwami babonaga ikintu cyiza bakakigendera umwami, umwami nawe yagihagamo umwamikazi impano. Hari igihe bigeze kugenda babona amabuye meza cyane yakorwagamo amasaro, bayazana bavuga ko yari ay'umwami. Umwami Shapuru yahise ategeka ko yakuramo urunigi arwambika umwamikazi. Yaramukundaga cyane, umwamikazi nawe abyiyumvamo ko akunzwe kandi agakunda cyane umugabo we. Poliza yarabayeho yishimye cyane. Umugabo we yaramukundaga karenze urugero. Ubwabyo no kuba yarahoranaga umwana we byari ikimenyetso ko yamukundaga. Nta mvune zo kurera yabaga afite. Byageze kuri rwa rwego bamwe batangira kuvuga ko yaruzi umwami Shapuru, kuko umwana akeneraga kwiherera, umwami akamufasha, akamuhanagura, akamwoza, akamwambika, akamusiga, akamurarana, mbese yarabaye nk'umuja cyangwa umugaragu w'umwamikazi. Nyuma y'amezi 8, umwami yabonye atakwihanganira ko umwana amara umwaka wose ngo babone kumukorera ibirori byo kwizihiza isabukuru ye. We yabihurije hamwe, arababwira ati, umwana iyo avutse buriya bafite amezi 9. Ubwo nakabaye narakoze ibirori afite amezi 3, kuko nibwo kuva nteye inda umwana agatangira kubaho mu nda umwaka wari ushize. Ibyo rero sinabikoze. Ku mezi 6 umwana wanjye sinamukorera ibirori by'uko atangiye kurya. None byarenze bigera mu mezi 8. Ibyo birori byose birabera rimwe. Abaturage barongeye baratumirwa, umwami baratira ko umwana we yatangiye kurya, kari gukora neza mu gihagararo, kandi kahamya ko umwana afite ubwenge bwinshi nk'ubwo n'ubwo umwamikazi n'ubwo yarakiri uruhinja. Yabajije abaturage bamuherukaga yavutse ati, murabona umwana wanjye asa nkande? Nabo batarasa n'umwamikazi. Umwami Shapuru yarasetse ati, nakabaye imbabara kuko mutavuze ko asa nkanjye, ariko ubwo muvuze ko asa nk'umwamikazi akaba ari umugore mwiza wa mbere ku isi, nabyo nta kibazo. Byari bisekeje babivugaga mu buryo bw'urwenya. Abaturage bamaze gutaha, umwami yakomeje ibirori byihariye mu ngoro. Umwana nawe yari yaramenyereye ko agomba guhora mu bituza bya se, ntiyarakirira. Yaranariraga yamuhoza akemera. Umwamikazi we yaronsaga byonyine, na nijoro ni Shapuru amuraranaga nk'ibisanzwe. Muri uwo mugoroba rero nabwo yarakimufite. Abasirikare bakomeye, abajyanama n'abanyabwenge b'ibwami, yarababwiye ati, umwana wanjye agomba kuzakura afite ubwenge, afite imbaraga, afite buri kimwe umuntu ukomeye w'ibwami aba afite. Yabwiye umugaba mukuru ati,
uyu mwana azaba uwawe mu kumutoza aba umuhanga nkawe mu bya gisirikare, haba mu gupanga urugamba, mu mayeri ya gisirikare no mu kurwanira mu mazi no ku butaka, kugendera mu mato, gusiganwa ku mafarashi, gutera icumu n'imyambi, byose niwe uzabimwigisha. Nanze kubirondora ngo mbirangize, uzamwigisha ibirinda ibyo nkubwiye. Yabwiye wari uhagarariye abanyabwenge ati, uyu mwana wanjye uzamwitaho bishoboka, umwigishe gutekereza cyane kurusha uko ntekereza, kuruta uko nawe utekereza. Yarebye umujyanama mukuru aramubwira ati, umwana wanjye uzamugira inshuti nk'uko ngira inama nkazemera, nawe uzamwigisha abo umuntu wagira abandi inama. Yarebye umunyabukorikori, ababyinnyi n'abakoraga ibindi bikorwa by'ibwami byabagamo ubwenge, bose ababwira ko umwana we bazabimwigisha. Mbese buri wese wari ukomeye ibwami yagombaga kuzagira igihe cyihariye cyo kwigisha uwo mwana, nawe akazakura afite ubwenge bwose bw'ibwami, nta kintu na kimwe atazi gukora. Kuri uwo munsi byari ibyishimo bikomeye byahindutse amarira y'umuborogo. Umwami yakeneye kwihagarika ajyana umwana. Abaja be nibwo bari bakirangiza guhanagura mu bwiherero, kuko bahanaguraga buri kanya bahakorera isuku iteye ubwoba. Uwo munsi hari ahantu bari basize utuzi dukeya iruhande rw'umuryango. Umwami yaragiye yihagarika umwana muri mu bituza, agarutse inyuma kubera n'agasamusamu anyerera muri twa tuzi. Yashatse kwiramira ubwenge aramira n'umwana, byose biranga. Umwana yaramucitse akubita ku bikuta by'urugi rw'icyuma, amanura isura hasi, amaso n'amazuru n'umunwa bibanza ku byo bashyiraga hasi bimeze nka sima, umutwe ujya kuvunika. Umwami nawe yaguye hirya, abanza umutwe ku gikuta, amaraso amuca mu kanwa. Abarinzi bari bahagaze hirya kuko ntibajyanaga nawe mu bwiherero. Bumvise baguye hasi, umwana watatse rimwe gusa, baza kureba ikibaye basanga hari umuvu w'amaraso. Shapuru yihagazeho nubwo yavaga amaraso mu kanwa, arikurura yegera umwana. Yaryamye mu maraso yavaga, yegura umwana amuryamisha neza, arira cyane amwubamye hejuru, amarira amanuka hasi yivanga n'amaraso. Umwana yari yapfuye byarangiye, nta nubwo yabanje guteraguza ngo arwane n'umutima. Umwamikazi nawe yaraje kubyemera biranga. Nta gusinda, nta kurwara mu mutwe cyangwa ikindi cyari cyamubayeho, ahubwo yahindutse nk'umusazi, aryama mu maraso yigaraguramo, atitaye ku myenda y'umweru yari yambaye. Umwami yarariraga, umwamikazi nawe ari uko, abarinzi babura icyo gukora. Umurinzi mukuru yaribajije ati se, mbafashe kurira mboroge, negura umwami hejuru y'umwana, negura umwamikazi nkora iki? Bose bibazaga byinshi mu mitima, n'abagahinda karabishe barira bataboroga ngo basohore ijwi, ariko amarira atemba ku matama yabo, ndetse bamwe batangira gutsepfura. Inkuru yageze ku baja no ku bagaragu n'abandi b'igitsina gore babaga ibwami, bataranabona umurambo w'umwana, buri wese arira aho yari ari. Umuborogo wuzuye ibwami birushaho gukomera abagore bari bashinzwe kurira bakifatiyemo. Ibwami bagiraga abagore bari bashinzwe kurira mu gihe cy'ibyago, bakarira cyane baboroga, ku buryo ibwami buri wese yiyumvagamo agahinda. Baririmbaga indirimbo z'agahinda, bakaziririmba bahogoye, umuntu yabumva atanafite gahunda yo kurira. Nubwo ari kuba yahembwa amafaranga menshi, agahabwa uwo akunda kandi agahabwa icyubahiro uwo munsi, kwihagararaho byaramunaniraga nawe akarira. Umwami yageze ahareguka, gusa amaraso akomeza kuva aho yari yakomeretse. Umutwe warazengereraga, ikindi amaraso akava mu kanwa. Nawe yarakeneye kwitabwaho nubwo yihagararagaho. Mu kanya gato cyane imbaraga zarabuze burundu, arekeraho kuvuga, batekereza ko apfuye. Umwamikazi wakomezaga kwigaragura avuga ko atabyumva, yahagurutse mu maraso kuko umwami yararekeye aho kurira, akegama ku gikuta ntakomeza kuvuga. Yamwegamye hasi akuza cyane ati, oya, ntabwo nabyemera, ntabwo wapfa. Shapuru, kanguka, ntabwo upfuye ndabizi, wipfira rimwe n'umuhungu wawe. Yakomeje kurira mu buryo bwamutunguye, yumva umwami agihumeka. Abari aho baramuteruye bamujyana ku gitanda. Abaganga bari bakomeye cyane kurusha abandi, baza kuvura umwami wari uhangayikishije ingoro yose. Shapuru yari mu byago byo kuba yapfa kuko yari yageze aho guta ubwenge, bakamuvura atavuga, atumva ibiri kubera iruhande rwe. Umwamikazi nawe yari yageze arabyuka, yegura umurambo w'umwana we, ajya kwicara mu ntebe uko yasaga, amuririra amushyize mu bituza, amusomagura buri kanya. Yakomeje kumugumana kugera bukeye, akirira, na ba bagore bitoje kurira batigeze baryama. Yarushagaho kubabara cyane kuko umwana we batamaranaga igihe gihagije nk'umwana n'umubyeyi w'umugore, kuko umwami Shapuru yamuhoranaga. Mu museso wa kare yari amaze kunanirwa, arekura umwana agerageza kuryama. Abaja bihuta cyane bateguye uburiri bwe, bamufasha kwiyambura imyenda, mbere yo kuryama bamusaba kujya mu bwogero. Yarabyemeye kuko yari yuzuye amaraso, avuye koga araryama. Agahinda ntikamwemereye gusinzira na gato. Yasubiye kureba umwana we, asanga bamwambitse indi myenda, banateguye isanduku ari gushyingurwamo. Umwamikazi Poliza yarabasaranye, arababwira ati, oya, umwana wanjye nimumushyingure se adahari.
Yarongera aramuterura aramusoma aramubwira ati mwana wanjye ndagukunda nubwo utari kunyumva rwose ndagukunda. Yirukiye kureba umwami Shapuru asanga atarakanguka. Byari bigoye ko yagarura ubwenge ako kanya. Abaganga bakomeje kumwitaho, umwamikazi atanga itegeko ko barakomeza kuririra umwana we ariko akaba agumye aho ntashyingurwe. Muri ubwo bwami ntibyari byemewe kubika umurambo ngo ube wamara icyumweru udashyinguwe. Usibye no kuba byari kuba byemewe n'umuco, kumubika icyo gihe ntibari kubishobora. Umuco wabo washimangiraga ko gushyingurwa bikorwa vuba cyane umuntu akimara gupfa, kereka wenda iyo babaga bari butegereza abami bakure cyane bari kuza gushyingura. Uretse n'umuco wabo, ubushobozi bwabo bwari bukiri hasi mu byo kubika umurambo. Ntiwari kumara amasaha arenze 48 ukiri aho, wari kuba watangiye kwangirika cyane. Ubundi wabaga ugomba gushyingurwa ako kanya umuntu agipfa, ariko mu bihe runaka nk'ibyo, ariko mu gihe runaka nk'icyo wenda havutse ikibazo nk'icyo umwami yari yagize, babaga bagomba gutegerezaho gato. Nabo bategereje ko akanguka vuba wenda bagashyingura umwana ahari. Umwana bamushyira ahantu hakonje, bamutera imiti kugira ngo amare iyo minsi 2 umurambo utarangirika cyane. Iminsi 2 yari gushira ari nimugoroba kuko umwana nawe yari yapfuye ari nimugoroba. Mu marira menshi mu gitondo cyaho bamushyinguye umwami wamukundaga cyane adahari kuko yarakiri muri koma. Hari abandi bami benshi bakundaga Shapuru cyane ko nta ntambara zabagaho muri ibyo bihe ngo abami bashyamirana. N'ayandi mahitamo na make bari basigaranye, bagombaga kumushyingura Shapuru adahari kuko iyo batabikora ariko bashengukiraho. Umwamikazi Poliza yumvaga yakwitera inkota ku mutima kubera agahinda kenshi, umujinya no kwicira urubanza. Yanyuzagamo akanarakarira Shapuru kuko yavugaga ati iyo atamufata ngo ajye amuhorana ntiyari kumucika ngo apfe. Buriya yari yasinze inzoga zamugeza mu bwonko. Ikindi biriya birori ntabwo byari ngombwa. Nakabaye naritaye ku mwana wanjye nkabyumvisha Shapuru ko nanjye ngwiriye kumumarana igihe gihagije nk'umubyeyi w'umugore. Ibyo yishimiraga by'uko umwami yareraga umwana we akamuruhura byamubereye ibimutera agahinda gakomeye kurusha kuri uwo munsi. Icyatumye atagera kure cyane mu marangamutima no mu bitekerezo, kagabanya umujinya no kwicira urubanza, nuko gusa umwami nawe yari yakomeretse bikabije ari muri koma, nawe akavuga ati ntiyabyifuzaga. Yakundaga umwana wanjye kandi buri mugore wese yakwishimira kugira umugabo nka Shapuru utamuharira inshingano zo korera wenyine. Nta kundi byari kugenda, ngomba kubyakira. Yarahangayikishijwe nuko umwami nawe yashoboraga gukurikiraho agapfa, agakurikira umwana wabo bakundaga. Kuva umwana apfuye kugeza ashyinguwe, ntiyari yakariye ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa ngo agire icyanywa usibye amazi yonyine. Yari amaze iminsi 2 irengaho amasaha 15 atarya, abaje babona bishobora gutuma apfa. Barikoze baramwegera baramwinginga cyane, ageze ahararya. Abarira bo bari bakomeje kurira cyane cyane b'abagore bari barabyitoje. Ubusanzwe ku munsi wo gushyingura bashyiragaho igihe kurira bizarangirira, ariko kandi nta gihe cyo kureka kurira cyari cyagatanzwe. Umwamikazi we yumvaga bazarira iteka ryose. Ku munsi wa 4 umwana yarashyinguwe. Ku munsi wabanje umwami yaguye umutwe, yakangutse akibabara. Abaganga bamubwira ko hari gushira nk'ibyumweru 3 atarakira, nta mbaraga aragarura. Nawe yabyiyumvagamo nta mbaraga yari afite. Yasubiye ku buriri bwe akomeza kuryama. Ni inkuru nziza yari igeze ibwami. Umwami yari yongeye gukanguka nyuma na nyuma. Nubwo bari bakirira umwana, kuba nawe yari arwaye kari agahinda kikubye, kuko iyo apfa ubwami bwo mu muryango we bwari kuba buzimye, nawe akazima kuko ari kuba apfanye n'umwana umwe rukumbi yari afite. Nyuma yo gukanguka, Poliza yagiye mu cyumba, we na Shapuru bongera kuririra hamwe. Umwami mu mbaraga nke yapfukamye hasi amusaba imbabazi. Umwamikazi aramuhobera amusaba kongera kuryama, aramubwira ati si wowe wishe umwana wacu kuko wamukundaga cyane, reka twishimire ko ukiri muzima. Shapuru yishimiye umugore we bitewe nuko nta rubanza yamuciriye. Nyamara we yumvaga akwiriye no kwiyahura kuko ari we wagize uruhare mu rupfu rwe. Nibyo yishinjaga kuko yabashaga kuvuga ariko atahaguruka ngo atembere. Yatanze itegeko ko bagombaga gukomeza kuririra umwana we kugera mu minsi 18. Bagombaga kurira iminsi 14 ihwanye n'ibyumweru 2. We yongeraho yari amaze ari muri koma, avuga ko ubwo icyo gihe atari ahari. Nubwo bamubwiraga ko yashoboraga kumara ibyumweru 3 atarakira neza, ntibyari bivuze ko ari kubimara aryamye ateguka kandi ko ari uguteganya. Kubw'amahirwe rero, ku munsi wa 16 wo kuririra umwana we, yiyumvisemo imbaraga yumva yakize. Ku wa 18 yari Mutaraga, usibye mu marangamutima honyine kuko yari yarakomeretse bikomeye. Abami bo hirya no hino bari baraje gushyingura umwana we bagasubira batabonanye na Shapuru, bagarutse ku munsi wo gukurikira iyo. Umwami yashimiye abamubaye hafi muri ibyo bihe, arababwira ati birababaza gupfusha, ariko bibabaza kurushaho iri kwishinja amakosa mu rupfu rw'uwawe. Noneho biba ibindi
iyo upfushije uwawe wakundaga cyane ntugire ubushobozi bwo kumushyingura. Nubwo umwana wanjye yari yapfuye, nibura nari kumusezeraho nkamubwira ijambo rimwe rya nyuma mbere yo kumushyira mu isanduku ngo bamushyingure mu buvumo. Abantu bumvaga ayo magambo bamwe byabakoze ku mutima batangira kurira nanone. Umwami yarakomeje ati, sinjye wagennye aho yagombaga gushyingurwa kuko yari akiri muto, arinzwe, afite amagara mazima. Sinari kuvuga ngo azashyingurwa cyangwa hariya, njye numvaga atazapfa mbere yanjye. Sinari guteganya ibyo gushyingurwa ko hakiri kare. Yarapfuye njya muri koma, sinabasha gutanga igitekerezo cy'uko yashyingurwa cyangwa aho yashyingurwa. Yikije umutima areba umwamikazi Poliza, abajyanama n'abanyabwenge b'ibwami bari aho, aravuga ati, si uko aho bamushyinguye hadakwiriye, gusa bimbabaza kurushaho kuko ntari mazi. Ni agahinda mfite kankomereye, nishinja uruhare mu rupfu rwe kandi nkaba ntarabashije gushyingura. Mu mutwe no mu mutima ndaremerewe cyane. Icyakora birankomeje kuba bamwe bangana namwe mwaje kumfata mu mugongo. Nanjye nzababa hafi mu gihe muzaba munyeneye. Uyu munsi ubuzima bugiye gukomeza nk'ibisanzwe. Abarira tuzakomeza kuririra ku mutima, ariko ibikorwa bindi bikomeze. Abami bari baturutse kure baraye aho barara baganira. Umwami umwe wari waturutse mu burasirazuba n'ubusanzwe yari afite gahunda yo kuzaza kumusura, bakagirana amasezerano mu by'ubucuruzi. Bari inshuti zikomeye cyane kuva base batanga bakabasimbura. Uwo mwami yarahagumye yamara iminsi nk'ibiri. Mu gutaha yumvishije Shapuru ukuntu gutembera akava mu ngoro byari kumufasha kuruhuka mu mutwe. Shapuru, tufite igihugu cyiza ndabizi, igihugu cyawe gifite imisozi miremire, gifite amazi magari. Reka nze kuhatemberera, nzagaruka tumaze kuzuza amasezerano neza. Biranamfasha kuruhuka cyane, dore ko muri iyi minsi nemerewe no guhura n'umugore wanjye. Shapuru yasize umwamikazi we ajyana n'uwo mwami. Akigerayo uwo mwami nawe ntiyamwicaje mu ngoro. Buriya ifarashi bigera mu misozi ya kure cyane, ahantu bagiye iminsi ibiri. Bakambitseyo, mu gitondo bakabyuka bajya kuroba amafi mu nyanja ari iruhande rw'uwo musozi, baza bakayotsa. Abasirikare babo babaga bari aho babarinze gusa, ibindi abami bombi bakabyifasha. Koko nawe yatangiye kwiyakira, ibitekerezo by'uko umwana we no kwishinja amakosa biragabanuka. Yabaga ashishikajwe no kuroba, kotsa amafi no kujya mu misozi. Bahamaze iminsi 4 bajya no gusura ahantu umwami yari yarashyize ifamu y'amafarashi hafi y'ingoro. Amafarashi yari afite ibara rimwe yayashyiraga ukwayo. Uwo yareberaga kure yabonaga ari byiza cyane. Ibyo Shapuru yarabikunze, atangira gutekereza ko ari kuzakora ibintu nk'ibyo mu bwami bwe. Basubiye ku ngoro, ayimutembereza yose, amwereka ibintu byose yagiraga nawe atarazi. Bukeye bava mu ngoro none hamujyana ahantu hari ibirunga byarekeyeho kuruka. Ni ahantu byavugaga ko bagenda iminsi 8 ku ifarashi bavuye ku ngoro. Uwo mwami yifuzaga kumuvangavanga mu mutwe, agatuma adatekereza ku byari yarasize iwabo. Niyo mpamvu nta karuhuko na kamwe yamuhaga, kuko bari bafite igihe gihagije nta kibirukansa. Bagiye bitonze, bagenda iminsi 10. Bamaze iminsi 3, ku munsi wa 4 haza intumwa yari ivuye mu bwami bwe. Yari imuzaniye ubutumwa bukomeye cyane kandi buteye agahinda. Bakimara kuva ku ngoro y'uwo mwami, nka nyuma y'iminsi 3, iyo ntumwa nayo yafashe urugendo iza kumureba. Igeze ku ngoro bayibwira ko abami bombi bagiye ahantu hagendaga umunsi 8, nayo ikomerezayo. Iyo yagiye yihuta hagenda iminsi 7. Mu gihe Shapuru yarakomeje kuhagira ibihe byiza, iyo ntumwa yari ivuye we yaje kumutabaza. Umwamikazi Poliza yari yarafashwe ku ngufu ku munsi wa 15 umwami avuye iwe mu rugo, birangira Poliza yishe uwamufashe ku ngufu. Wa musirikare mukuru wamurindaga yabonye yashize iminsi 15 umwami agiye. Poliza akirira umwana we, aramushuka aramubwira ati, nk'uko umwami yagiye gutembera, nawe ukeneye kuba uri kumwe n'abantu bake mugatemberana, nubwo yaba ari umwe, ukajya gutemberera ahantu hari akayaga keza cyane. Byagufasha kuruhuka kuruta uko wajya ukomeza kuririra hano hantu. Umwamikazi ati, twajya hehe? Nawe ati, ndakujyana. Yamujyanye hanze y'ingoro aramutembereza. Umwamikazi koko yumva aruhutse. Aho bagarukiye, umwamikazi yarebye ukuntu yamufashije, amusaba ko basangira ari bombi, bagakomeza no kwiganirira, amubwira agahinda ke. Umugore mwiza hari ubwo avugana agahinda ubwiza bwe kwiyongera ku mugabo umufitiye amarangamutima. Uwo musirikare yarebaga ukuntu yamutakiraga mu ijwi rituje, akanyuzamo akarira, aragenda aratwarwa. Barangije kurya, umwamikazi ati, ngiye kuryama nduhuke. Yarahagurutse aratsikira. Uwo musirikare ahita asimbuka aramufata, atereka nkugeze mu cyumba. Umwamikazi ati, oya ntacyo mbaye. Umusirikare ati, upfuye umwami yanyica, reka ngutware nkugeze utongera gutsikira. Poliza ati, oya ntabwo mbabaye. Yarijyanye. Umusirikare asigara yabuze amahwemo. Amaso y'umwamikazi, ijwi rye, amarira ye, gutemberana, gusangira, byose byari byamugomye mu mutwe. Muri ako kanya none hatsikira, yamwiyegamije mu bituza, yumva neza uko umwamikazi yari mwiza kurushaho.
yari afite umubiri woroshye, kumufata akamwegamiza mu bituza noneho biramusaza burundu. Ubwiza bw'umwamikazi naho bwari buhuriye n'ukuntu uruhu rwe rwari rwiza. Gukora ku ruhu rwe byari birenze. Uwo musirikare byamuteye kumwifuza, asigara yivugisha ati niyo mpamvu umwami amukunda, ariko ngomba kumenya icyo yaturutishije. Byatumye akurikira umwamikazi wagaragaraga nk'unaniwe, aragenda ahita amuzirika igitambaro mu kanwa ngo adasakuza abandi bakabyumva, amufata ku ngufu. Umwamikazi yarigaraguye bibi by'ubusa, ibiba biraba. Mu gihe yarakomeje kumukiniraho, umwamikazi Poliza yungutse agatekerezo. Yaribwiye ati reka mumwenyurire, mwishimire kugira ngo adahita ahunga. Yaratuje atangira kumwenyura, umusirikare yibwira ko yabikunze. Nyuma yaho Poliza aramubwiye ati utumye nongera gusonza, uba wicaye njye kubwira abaja batuzanira ibyo kurya hano. Umusirikare ati bambonye mu cyumba cyawe byagenda bite? Nawe ati umwami ntahari, sinzi nawe ibyarimo aho yagiye, kuko ibyumweru birenga 2 bishize ni byinshi. Ku muntu w'umugabo ndakeka ko kwihangana byamunaniye. Ubu ni wowe mugabo wanjye, kandi umuja ntabwo yamvamo, ndabwira uwo nizeye. Ndetse niba ufite ubwoba sindatuma agera hano mu cyumba, arabishyira ku muryango nze mbyizanire. Umusirikare yasigaye yicinye icyara, azi ko noneho gahunda zigiye gukomeza neza. Umwamikazi yari agiye kuzana inkota, ariko uwo musirikare ntiyari abizi. Yayiziritse ku itaka agarukana isahani irimo ibyo kurya. Barasangiye basangira anamutamika. Barangije kurya umwamikazi amusunikira ku gitanda, aguhagaramye yisetsa atekereza yibeshya ku bigiye gukurikiraho. Umwamikazi yaramubwiye ati humiriza kandi nturebe, nukanguka sindaba nkigukorera akantu keza nari ngiye kugukorera. Yabivuze mu ijwi rireshya ririmo urukundo rwinshi cyane. Uwo musirikare yahumirije yishimye, ategereje igitunguranye yari agiye gukorerwa. Yibwiraga ko wenda umwamikazi ashaka kwiyambura imyenda atamureba. Akiri muri ibyo, Poliza n'umujinya mwinshi cyane yakuye inkota ku itaka yimubyoroga mu inshuro nyinshi, atera no ku mutima asunikana imbaraga nyinshi cyane, iramuhinguranya. Umusirikare yaratatse cyane, abandi baza kureba ikibaye. Umwamikazi amucomora inkota mu mutima, yongera kuyijomba mu mara, ayikuramo ayishimangira mu gatuza. Yahise asobanurira abo basirikare bari baje gutabara uko bigenze, anasaba umwe kujya kubibwira umwami. Muri iyo minsi ntiyari yemerewe no kuba yahura n'umugabo kuko yari yarapfushije umwana, none yarafashwe ku ngufu. Kuko bwendaga kwira, umusirikare wo kujyana ubutumwa yagiye mu gitondo cyaho, akaba ku munsi wa 16 umwami avuye mu rugo. Uwo musirikare w'intumwa yibwiraga ko nagenda ari busange Shapuru mu ngoro y'uwo mwami wundi. Kuhagera ubwabyo byamutwaye hafi umunsi wose. Akihagera nibwo bamubwiye ko yakoze urugendo rurerure, ahantu yari kugenda nk'iminsi 8 cyangwa 10. Yihuta cyane agiye kumureba, aho abandi bagendaga iminsi 8, Shapuru na mugenzi we bakaba barahagiye iminsi 10, we yahagiye mu minsi 7 gusa kuko yihutaga birenze urugero. Yabagezeho bahamaze iminsi 3, babyutse mu gitondo cyo ku munsi wa 4, ahagera yananiwe cyane. Umwami wari waragiye kuruhuka mu mutwe, akibyumva yagarutse atareba imbere n'inyuma. Agahinda ke kari kenshi cyane bidasanzwe. Nyuma yo gupfusha umwamikazi bari bamukiniyeho. Nubwo bwose umwamikazi yari yishoba amufashe ku ngufu, umwami we yumvaga kumwica bidahagije. Si ibyo gusa, yari yishinja amakosa kurusha mbere, kuko yavugaga ati iyo narera umwana ngo njye muhorana ntiyari gupfa. Iyo nakoresha biriya birori nabwo ntiyari gupfa. Umwana iyo adapfa sinari gusiga umugore wanjye ngo ngiye kuruhuka. Byose yumvaga ari amakosa ye. Nyuma yo kugera kuri uwo mwami yari agiye gusura, we na Shapuru bakoze urugendo rw'iminsi 2, bakambika iminsi 4, basubira kuri uwo mwami mu minsi 2, bahamarayo umunsi umwe. Ibyo byose ni iminsi 9 Shapuru yari amaze atari we. Barahavuye nanone bajya ahandi, bahagenda iminsi 10, bahagera ku munsi wa 19 uhereye igihe Shapuru yaviriye we. Barahakambitse ku munsi wa 4 waho bahagereye, abari bw'intumwe mugeraho. Hari ku munsi wa 23 ushyira ku munsi wa 24 umwami atari mu ngoro. Ubwo yahageze hashize icyumweru kirengaho amasaha menshi, umwamikazi Poliza aryamanye n'undi mugabo. Ufashe urugendo rw'iminsi 7 rw'uwo musirikare, dore ko yari nk'8 kuko umunsi wa 7 ari hafi kurangira, ugateranyaho iminsi 9 bahagarutse, cyane ko bose bari bananiwe. Bahageze hashize iminsi 17, umwamikazi afashwe ku ngufu. Kandi mu gihe umwana yapfaga, umwami nawe akagwa muri koma, ndetse no mu gihe yari arwaye, ukongeraho mu gihe yari amaze gukira, ntigeze aryamana n'umwamikazi. Umuco wavugaga ko abapfushije umwana babaga basabwa kumara ibyumweru 2 batararyamana kugira ngo bubahe umwana wapfuye. Yavuye we ku munsi wa 21, habura icyumweru ngo abe yakomererwa n'umuco kurarana n'umwamikazi mu buriri bumwe. Ni nabyo byamuteye kumusiga akajya kuba ruhura mu mutwe. Yari yaragiye muri urwo rugendo ataryamanye n'umwamikazi. Akihagera, umwamikazi wari ukirera apfukamye hasi, Shapuru biramutungura. Yarazi ko araza ahita amuhobera amutakira, ahubwo aramubwira ati ntunyice, ibyo wabwiwe ni ukuri.
nta ruhare nabigizemo. Nawe ati nta kosa ufite, n'igihe wabiteye nkagusiga wenyine kandi ufite agahinda, nakabaye narakujyanye, nuko nahungaga ko nari kugusagarira iminsi 28 itarashira kandi mbizi ko ari amahano. Ariko nanone ntibyabaho ko nagenda ngo nawe ugende ubwami bwisigarane. Yaramuhobeye, bombi barahumurizanye. Akababaro k'umwana wabo wari warapfuye kihuje no gufatwa ku ngufu k'umwamikazi, agahinda kariyongera. Nubwo agahinda kari kiyongera, ariko ibyo umwamikazi yari agiye kumubwira nibyo byari bikomeye kurushaho. Yari atwite inda yari wa musirikare wamufashe ku ngufu. Umwami akibyumva yarongera aratonekara, umutima umera nk'ibisebe bajombye imishinge nyinshi cyane. Ubuzima bwaramushaririye, yicuza icyatumye abaho. Umutima we watangiye kuba mubi, arakarira abantu bose yabonaga ibwami. Yatangiye kugira imvugo mbi, abantu bose akabuka inabi usibye umugore we wenyine. Abamufataga nk'umugwaneza batangiye kumufata nk'inyamaswa iraha ituje, itagira uwigirira nabi, ariko isaha ku isaha yagira uwisonzera ikamuconshomera. Icyamushenguye cyane nuko iyo ndabajyanama bamujije kuyikuramo. Baramubwiye bati nukuramo inda umugore wawe atwite ashobora gupfana nayo. Gukuramo inda si ikintu cyizewe, uwo mwana mureka abeho, we nta cyaha afite. Umwami yabyemeye atabyemeye, kuko umwamikazi nawe yifuzaga ko umwana avuka yemeranya n'abajyanama ko nta cyaha yari afite. Umwami yaramwumviye. Umwamikazi yarengeje ati hari igihe inda yavamo igasohokana na nyababyeyi, wenda namukuramo akaba uwa nyuma, sinzagira andi mahirwe yo kongera kubyara. Bakomeje batyo, bo hagati yabo bakomeza kubana neza, ariko umwami ntamwenyirije abandi bose. Nyuma y'amezi 9 nk'ibisanzwe, umwamikazi yafashwe n'ibise. Umwami yarababaye cyane kuko umwana wari ugiye kuvuka atari kuba ari uwe, yari kuba ari umwana wa musirikare. Yabaye agiye ku ruhande aba yihumuriza ku giti cye ngo umwamikazi nawe asigara abyara. Mu gihe yari yicaye hejuru y'inzu, abasirikare baje biruka bamubwira ko birangiye. Nawe ati birangiye ni ibihe? Ni ibiki birangiye? Bamubwiye inkuru mbi yarushaga izindi zose yigeze kumva kuba mbi. Iyo ntiyari mbi gusa, kuvuga ko ari mbi ntibyari bihagije, ntabwo yari inyito nziza iberanye n'icyari kibaye. Umwamikazi yamaze kubyara ava cyane, mu kanya gatarasha amaguru, umwuka urahera. Umwami yarasaze neza, ubwonko bwe bumera nk'ubugiyemo imbaraga ziryana cyane. Byabaye ngombwa ko bamuziritse kugira ngo bamufashe, kuko yaratangiye kwishitagura, akiruma ku maboko, imyenda yayicagaguye yayimaze. Ndetse bamujyanye kumwereka umurambo w'umugore bamutwaye ku ngobyi, kuko baramurekuraga akisaza cyane. Si uko yari yahindutse umusazi bya nyabyo, ahubwo nuko kubyakira byari byanze. Nyuma y'amasaha nakimeze atyo, baramuhambuye nawe aratuza, aryama hejuru y'umwamikazi Poliza, arira amarira menshi cyane. Amarira atigeze arira mu buzima, uwo munsi yarayarize. Uwo munsi yishe ababyaza bose babyajije umugore we, avuga ati wenda bamubyajije nabi, iyo bitonda ntiyari gupfa ngo umwana asigare. Kuri uwo munsi kandi yishe n'abasirikare barindaga umwamikazi, avuga ati nibo babiteye, bakareka umurinzi mukuru w'umwamikazi akamwihererana kugira amufashe ku ngufu, akamutera inda atumye abyara umwana agahita apfa. Uwo mwana we ntiyifuzaga kumureba, yari umwana w'umuhungu mwiza cyane, ariko ntabwo yashakaga kumubona. Ntiyari uwe, na nyina wari kuzamwirerera yarapfuye. Aho abandi bafata umwana nk'umugisha, we yamufashe nk'umuvumo, kuko yamushinjaga guhitana umugore we. Yanibutse ukuntu inda yashatse kuyivanamo, yica umujyanama wari uhagarariye bavugaga ko kuyikuramo bitaba ari byiza. Yaravuze ati wenda iyivamo, hari nubwo umwamikazi atari kubura iyo nyababyeyi cyangwa ngo apfe, wenda niyo abura iyo nyababyeyi ntazambyarira undi mwana, ariko agakomeza kubaho. Wasanga atari no gupfa ntagire n'ikindi kibazo, kuko si uwa mbere wari kuba ukuyemo inda. Iyo umwamikazi adapfa, wenda uwo mwana ari kumurera nk'uwe, Shapuru ntazamuraga ubwami, akazaburaga undi ari kuzabyara wo mu maraso ye. Umwamikazi yarapfuye. Ibyo byongeye umujinya ko yagize ubwo yamenyaga ko yafashwe ku ngufu. Uwo mwana yari kuzajya amwibutsa uwo yakundaga wapfuye, akanamwibutsa umugore wafashwe ku ngufu, yamubyara akamuhitana. Ntiyabyumvaga na gato ukuntu umwana utari we yarahitanye umugore we yakundaga, ari we mwiza wa mbere ku isi yabo yari yarabonye. Abarira bo barize kurusha uko baririye wa mwana wapfuye. Nta kindi yakoze, yategetse umusirikare we gufata uwo mwana akajya kumujugunya ku musozi. Yabivuze afite amaraso mu ntoki y'ababyaza n'abarinzi b'umwamikazi yari yishe ako kanya, bituma umusirikare agira ubwoba. Umwami yaramubwiye ati umujugunye mu manga apfe, kandi nugira ahandi umujyana ushaka kumurokora ndakwica. Yamuhaye abasirikare bo kujyana nawe ngo barebe niba ari bubikore. Umutima wa Shapuru wari ubaye mubi cyane, kumusuzugura gato byari kwishyurwa urupfu rwihuse. Baramwumviye bajya kujugunya uwo mwana mu manga. Bagarutse nabo bizeye neza ko yapfuye byarangiye. Ahantu bamunaze hari harehare birenze ukwemera, ntibakekaga ko yabaho.
umwami ntabwo yabashimiye ko bajugunye umwana, bwakiyagira umujinya waramwishe cyane, basaba gusubiraho bakajya kureba ko yapfuye, basanga atapfuye bakamugarura, basanga nabwo yapfuye bakamuzana akamushyingura iruhande rw'umwamikazi. Umutima wari umuriye yumva ko akoze ikosa agasaba ko bamwica, noneho umurambo we ntunashyingurwe iruhande rwa nyina. Basubiyeyo baramubura, umwami akeka ko bari kumubeshya, bose yahise abica. Iryo joro bari bategura uko bari gushyingura iyo mirambo yose yari iri aho ngaho ibwami kuko ari imaze kuba myinshi. Mu museso wa kare bashyinguye umwamikazi, bashyingura n'abo umwami yari yishe. Umwami yategetse ko bamara ukundi kwezi baririra umugore we, kurangiye ubuzima burakomeza. Wa mwami w'inshuti ye wamutembereje yari afite umukobwa mwiza, yari mwiza bihebuje, uwo ngo yaramumushyingiye. Shapuru ntiyarakeneye umugore wo gukunda, ahubwo nk'umugabo ntiyari kwihanganira kuba haryo. Uwo mukobwa ntiyaramukunze kuko kwibagirwa Poliza ntibyari gupfa koroha, ariko nanone ntiyari kubaho nta mugore afite kandi ari umwami. Yagombaga gushaka umugore bakabyarana umwana uzamuzungura. Ku rundi ruhande bakijugunya wa mwana, uwo mugabo yashatse umugore, bamara amezi 8 umugore atarasama. Abantu batangiye kuvuga ko uwo mugore yabuze urubyaro cyangwa se akaba ari umugabo wari ubuze, kandi koko byari byo. Uwo mugore ntiyari afite umugisha wo kubyara muri we. Bibwiraga ko wenda barozwe, nabo batangira kujya batembera mu misozi bashaka imiti, bahura n'abantu bakuru bakababaza imiti yatuma umugore abyara, ariko bikanga. Gusa nubwo bwose bakekaga ko bafite icyo kibazo, umugabo yakomezaga gukunda umugore we. Bo bari baje muri ako gace, bahagarara ruguru y'imanga baje kuhashakira umuti. Muri uwo mugoroba hari umuntu wari wabashutse, ababwira ko muri iryo shyamba ryari ririmo iyo manga bari kuhasanga ibyatsi birebire byari kubavura, bikabavura mu gihe umugabo ari wari kuba yarabuze urubyaro. Ntabwo bari bakamenya ufite ikibazo uwo ari we. Igihe abo basirikare baza kujugunya umwana, bo barabibonaga, ariko kuko babonye ko abasirikare bavuye ibwami bararuca bararumira banga kuvuga. Bakimara kugenda, uwo mugore n'umugabo bagiye kureba hasi, babona umwana akiri muzima. Yari yaguye mu kanogo k'amazi kari kari aho, kuko yarafurebye mu byenda byinshi akagwa no mu mazi, ntacyo yabaye rwose. Bari banahageze mu kanya gato cyane abasirikare bakimara kugenda, umwana ataranywa amazi kuko yaguye mu mazi agasa nk'ureremba hejuru ntamujye mu kanwa. Baramutwaye bajya kumwirera, ndetse abantu bagira ngo n'uwo babyaye. Wa mukobwa umwami yari yarashyingiye inshuti ye Shapuru akitwa Sira, yakunze Shapuru cyane. Shapuru agenda akiri ibikomere byo ku mutima, atangira kumukunda. Sira yamubyariye umwana w'umukobwa, Shapuru arishima ati nawe ni umwana. Icyo gihe umuhungu w'ibwami yabaga afite umumaro kuko yazunguraga se. Kubyara umukobwa ntibyabaga birenze cyane, ariko Shapuru yaramwishimiye. Yaramurebaga akamubonamo ishusho y'umwamikazi we wa mbere. Nubwo ari Sira wari umubyaye, yaramurebaga akamubonamo Poliza. Uwo mukobwa wari uvutse nawe yari mwiza, bamwita Narufa. Shapuru yarizeye ko nyuma yaho azabyara abana b'abahungu, kandi koko byarabaye. Umugabo rero aratoraguye umwana yataye yitwaga Raze. We n'umugore we banzuye ko umwana bamwita Harisi, kuko babwiranye bati tugomba kumwita izina risobanura umwana w'umuyobozi cyangwa wakomotse ku mutegetsi, kubera ko ari umwana w'ibwami wabyawe n'umwamikazi Poliza. Nabo bari bazi ayo makuru ko umwami yamujugunye kuko atari uwe, dore ko abasirikare bamujugunye babyifugishaga, Raze n'umugore we bakabyumva. Bemeranyije kutazigera babwira umwana amateka ye, akazakura azi ko ari imfura yabo nta kindi azi, kugira ngo atazababara, cyane ko amateka bumvaga ko ntacyo azamumarira. Harisi yarushaga Narufa umwaka wuzuye. Bombi barezwe neza, Narufa akura atozwa nk'igikomangomakazi. Kuko yari umukobwa, yakuze atozwa uko abagore bavamo abamikazi batozwaga, cyane ko kuvuka ari umukobwa byari bivuze ko yashoboraga no kuzaba umwamikazi. Razi we, umwana we Harisi nta kindi yamutoje uretse kwirwanirira, akamenya uko yakwivuna umwanzi mu gihe amusagariye. Yakuze amutoza kurwana gusa, amaze kugira imyaka 12 amuha inka 2 zo kuragira ngo nawe azabone uko yubaka ejo he hazaza heza. Inka ze zarabyaraga ntazigurishe, agakomeza kuzorora, ari nako akomeza kwiga kurwanisha intwaro zose. Nyuma y'imyaka 22 akiragira inka ze zarabaye nyinshi cyane, yagurishijemo nkeya yubaka inzu, agura amasambu, akomeza kwiragirira inka. Abamureraga nta wundi mwana bari barabyaye, bamukundaga nk'ikinege kandi nta makuru ku buzima bwe bari baramuhaye. Yarazi ko ari umwana wabo na rubanda ariko babizi. Se na nyina bamureraga bari barahishe iryo banga, kuko kuri mubwira byari kumubabariza umutima, bikamubabariza ubusa, kandi bitari ibyo abantu babimenya bakaba babibwira Shapuru, akohereza umusirikare wo kumwica. Nawe ugeze anakeka ko umwana atari uwarazi, kuko bamutoraguye henda gushira amezi 9 bashakanye. Ahubwo batangiye kuvuga bati umugore wazi guhisha inda, ntawakekaga ko atwite. Wa mukobwa Narufa we yakuze akunda amafarashi cyane.
Umwami ntiyamucungaga ngo akabye, yaramurekaga akisanzura kuko nyuma yari yaribyariye abandi bana. Narufa yari yemerewe gukora ibyo ashaka bitari kubangamira ubwami. Abarinzi be bari bategetswe kumurinda mu byo yari kujyamo byose, bakaba bamuri iruhande. Kuko yakundaga ifarashi yarayifataga akajya gutemberera ahantu kure cyane akongera kugaruka. Rimwe na rimwe nta nubwo yagendanaga n'abarinzi, usibye ko babaga bazi aho yanyuze. Bageze aho barirara, yagenda bagasigarira hamwe biganirira, cyane ko babaga bizeye ko atari butinde. Rimwe yatwaye ifarashi ajya kure cyane, agera ahantu hari umusore waragiraga inka ze. Uwo musore ni Harisi. Uko nyina Poliza yari mwiza niko nawe yari mwiza. Nubwo Harisi yaragiraga inka, ntiyasaga nk'umushumba. Yabaga yitaweho cyane n'abamureraga. Yabaga kuragira bamutegurira amazi yo koga, imyenda myiza yo kwambara, ibyo kurya n'ibyo kunywa biryoshye, yabishaka bakamusasira akaryama. Ubwiza bwe Narufa yabubonye akiri kure yicaye ku ifarashi, akomeza kumurangarira birangira ahanutse. Harisi yaje yirukana amwegura. Ntiyarababaye cyane kuko yari yagabanyije umuvuduko. Barebanye mu maso, Narufa agira ngo ari kubona ikindi kiremwa. Nibwo yarabonye umuntu mwiza, noneho uwo musore mwiza cyane nka we. Yahise amwibwira ati, ndi igikomangomakazi, ndi umukobwa wa Shapuru. Harisi ati, kuki ubimbwiye? Nawe ati, ndashaka kumenya. Nitwa Narufa, urakoze kunyegura. Nuwe nari narangariye. Harisi ati, nabibonye ko wandangariye, waje unyitegereza cyane ugwa hasi. Ese kuki ugenda ntabarinzi? Ubwo nk'ubu ihora n'ibyago bikomeye kurusha ibi, ninde wari kugutabara? Nawe ati, umwami Shapuru ntabwo ashyiraho amategeko akomeye, mba ndinzwe ariko nkagira n'ubwisanzure. Uyu munsi ho ni nkaho niyibye, aho ntagombaga kurenga naharenze. Umusore akomeje kumureba, nawe atwarwa n'ubwiza bwe n'indoro yamurebaga. Icyakora ntabwo yabimweretse. Yamanaguye itaka ryari rimugiyeho, aramubwira ati, ngaho urire ifarashi yawe ukomeze ujya aho wajyaga. Nawe ati, navuye mu rugo ndengaho ndageraga mu gihe nabaga ntwaye ifarashi kuko nifuzaga kubona ikintu kidasanzwe. Ahantu nari nsanzwe ngera ndi ku ifarashi ntihahindukaga, rero nifuzaga kubona ibintu birenze ibyo nabonaga. None ni wowe mbonye. Harisi aseka ati, ariko sindi ikintu, wakomeza ukajya kureba icyo ushaka, njye ndi umuntu. Umukobwa noneho yarebye uko uwo musore amwenyura, abona ari nk'umucyo utambirije mu kirere. Umutima wateye cyane, kwifata biranga, amarira amanuka ku matama. Harisi yaramubajije ati, urarizwa n'iki? Umukobwa ati, ndarangariye ubwiza bwawe, uri mwiza cyane birenze urugero. Ni ukuri kwiyumvisha ko habaho umusore mwiza nkawe byananiye. Harisi ati, uri kurizwa nuko umbonye? Nawe ati, byandenze, umutima wanjye urakubonye urasimbuka. Harisi ati, none dukora iki? Narufa yaramubwiye ati, nyemerera mbere inshuti, njye nza hano nje kukureba tuganire. Nzajya nza buri munsi, sibyo? Nawe ati, uri igikomangomakazi, ndi mu bwami bwa Shapuru. Urategetse rwose kandi itegeko ryawe rirubahirizwa. Uwo mukobwa ati, witwa nde? Nawe ati, nitwa Harisi. Narufa ati, uri umwana w'umuyobozi? Undi ati, kubera iki? Umukobwa ati, izina ryawe nicyo risobanura. Harisi ati, ahari nuko data yoboye urugo rwacu, ndi umwana w'umuyobozi muri ubwo buryo. Narufa yarasetse arushaho kumwishimira. Yagumye aho baraganira, buri wese abwira undi ubuzima yakuriyemo. Narufa yatashye atanyuzwe, yumvaga bagumana. Nijoro yaraye murota. Mu gitondo yasubiyeyo, birirwa baragirana inka. Yaratashye ashyira ukwezi ahaza buri munsi kugira ngo abarinzi badahangayika kubera kumubura, bakaba bamenya aho yabaga agiye bakanabimubuza cyangwa bakabibwira umwami. Nawe yarazaga we na Harisi bakamarana umwanya muto. Uko kwezi kwashize, noneho Harisi amukunda kurusha uko Narufa yamukundaga. Yumvaga buri gihe gito akamujyana iwabo bakamureba, uretse ko yatekerezaga ko bizabatera ubwoba kuko icyo cyari igikomangomakazi, we akaba ari umwana usanzwe. Ibikomangomakazi byashyingiranwaga n'abana bo mu miryango y'ibwami cyangwa mu yindi miryango ikomeye, mu gihe bo bari abahinzi borozi batanakomeye kurusha abandi bo mu gace kabo. Narufa nawe yumvaga ashaka kuzamutumira ibwami akamwereka se, ariko akagiramo ubwoba kuko se atari guhita amwemerera gukundana n'umusore usanzwe. Mu gihe Narufa yarengaga iwabo, hari abagabo bigeze kumubona baramuhagarika. Yababajije icyo bashaka, baramubwira bati, twashakaga kureba ubwiza bwawe n'ukumva igikomangomakazi kituvugishije. Yahise yigendera akomeza ajya kureba umusore we yakundaga cyane. Abo bagabo batatu bakomeje kujya bamucunga cyane, bavuga bati, tuzamutware maze dukore ubufindo. Uzamutsindira muri twamuhungana mujyane hanze y'ubu bwami ajye kumugira umugore, kuko twese twamukunze kimwe kandi ntabwo yadukwira turi batatu. Nyuma y'ukwezi n'igice Narufa aza kureba Harisi, bakagirana ibihe byiza by'urukundo. Nabwo Narufa yaragarutse. Mu gihe yazaga ageze mu ntera nk'iya metero 400 ngo amugereho, we na Harisi babasha kurebana, babagabo baramuhagaritse, nawe ku neza rwose arahagarara. Yarebaga Harisi hirya, we rero yumvaga atekanye.
bahise bamufata bamuzirika umunwa bamwicaza ku ifarashi baramutwara. Harisi yabonye ko bamutwariye umukunzi kandi abari bamutwaye ntibari ab'ibwami. Yasize inka ze zageraga muri 6 ajya gufata ifarashi ya Narufa bari basize aho. Mu gihe yabaga ari kumwe na Narufa yaje kumureba, iyo farashi bombi bayiryagaho umunyenga bakayigendanaho. Harisi yakundaga kumubwira ngo nazana atwareho, akayifata akayizengurutsa muri ibyo bisambo, yagaruka akamuhekaho nawe kugera ubwo nawe amenya kuyitwara neza cyane. Muri ako kanya yirutse inyuma y'abo bagabo bakomeza kumusiga, ariko yarebagaho bakatiye. Bakomeje kugenda amasaha 2 arashira. Bageze aho baramusiga akomeza kugenda ataza ahagana. Abo bagabo Narufa bamugejeje ahantu babaga. Bose nta bagore bagiraga. Bari bagiye kureba uwamutsindira akamugiro kugira ngo badaterana amahane. Bakoze ubufindo bwabo, ariko n'ibintu bisanzwe bimeze nka tombora. Bakuyemo impeta bari bambaye bazana undi musore barazimuha. Bashyize igikombe hasi, uwo musore azinaga hejuru mu birere yitegeye icyo gikombe. Impeta ari kuva mu birere ikagwamo, niyo yari kuba yanyiri gutwara umukobwa. Barabikoze impeta imwe igwa mu gikombe. Nyirayo yafashe Narufa amushyira ku ifarashi amukomezanya aho yari agiye. Bari babizi ko ari umwana w'umwami, ntiyari kumugumisha hafi, kandi yagendaga amuziritse atabasha gusohora ijwi. Nyamara Harisi yarakomeje gukurikira. Yagize amahirwe adasanzwe, abona umugabo wari umaze gutsindira umukobwa amurengana. Yamwirutse inyuma, ijoro riragwa, ukwezi kuraza akomeza kumukurikira. Byarangiye umugabo aguye hasi, abari gukomereka bikomeye kuko ifarashi yihutaga. Na Narufa kuko yaraziritse amaboko yaguye hasi arakomereka. Uwo mugabo yashatse guhaguruka ngo yongere amwurize ku ifarashi amutware, Harisi ahita amugeraho. Bararwanye, umugabo mumerera nabi kuko yari yarahoze ari umusirikare mu gihugu bari baturanye. Ntabwo kuva mu gisirikare yararimo byari byemewe. Kugira ngo bimworohere, we na bagenzi be barahunze biyizera muri icyo gihugu cya Shapuru. Ubwo rero ntibyari byoroshye kumurwanya. Ariko na Harisi yari yarakuze ari indwanyi nziza. Nta kuraza atari yaramwigishije kurinda inka ze. Yakoresheje ibyo yize bihurana n'uko umugabo yari yahanutse akabura imbaraga, birangira amwisha amunize. Yihuta cyane yafashe Narufa ari wakomeretse ku maguru no ku maboko, umutwe uri kumurya amwuriza ku ifarashi. Yamwicaje imbere, we yicara inyuma, ukuboko kumwe gufata imigozi itwara ifarashi, ukundi gufasha umukunzi we. Nyuma yo kugenda umwijima ukaza, bategereje ko acyura inka baraheba, bagiye kumureba basanga adahari. Razi yarazikiye atangira kumushaka aramubura, yishyura abamufasha gushaka, bwije baritahira. We n'uwari nyina bakomeje kwicara, bumvaga batari businzire ngo babone ibitotsi. Bibwiraga ko wenda ab'ibwami babimenye bakamutwara bakajya kumwica. Mu gitondo cya kare yapangaga ko ari bujye mu nzira z'ibwami ngo yumve yuko nta makuru ahari yuko ab'ibwami bamubonye bakamumenya, bakaba ari bo bamutwaye. Harisi akihagera kuko hari mu mwijima babanje gucana itara. Nawe yababwiye inkuru ye n'uwo mukobwa, bacyumva ko ari umukobwa w'umwami umwe kujya guhagarara. Bakomeje gutega amatwi, ababwira uko urukundo rwabo rwaje nuko ari yashimuswa areba akajya kumutabara. Umubyeyi w'umugore amabere yikoza atonsa, umugabo yumva umutima uri gushonga. Nta kindi bari barigeze babwira Harisi mu mateka ye. Ntiyarazi ko umwami yategetse ko bamujugunya mu manga akivuka, bakaba ari bo bamutoragura. Harisi ntiyarazi ko ari umwana wavutse ku mwamikazi Poliza, uwo umwami yakundaga cyane. Ntiyaranazi ko se umubyara yari umusirikare warindaga umwamikazi Poliza wishwe akimufata ku ngufu. Ibwami ho igikuba cyari cyacitse. Bategereje ko Narufa ataha baraheba. Umwamikazi Sira yabwiye Shapuru ati wasanga bamushimuse, ese abarinzi bari bari he? Umwami Shapuru we nta mikino yari agifite, ubwo bagombaga kwicwa ako kanya. Nubwo bwose rero basabye kureka umukobwa we akisanzura, nta na rimwe rero abemereye ko bamureka akagera ahantu batazi. Bo babaga bagomba kumureka akagenda, ariko bakamukurikira bakaba bamucungira hafi. Bari bariraye bakamureka akagenda kuko yagarukaga vuba, bakarushaho kwibwira ko nta kizaba. Ku ruhande rumwe bari bazize ibyo bakoze. Shapuru yategetse ko umukobwa ashakishwa ahantu hose. Baramushakishije bakomeza kumushaka, ijoro rigwa batamubonye. Yihoreje intumwa ku basirikare bo ku mipaka ngo bakwirakwire hose ku mipaka itararindwaga ngo barebe ko ntawahanyuze umukobwa we. Iryo joro ryakeye ntawe babonye, umwami agaba ingabo hose zishakisha no mu ngo z'abaturage, iza hafi n'iza kure. Mu museso wa kare bamwe bagiye gushakisha no mu bice byo kwa Razi. Naho amakuru yari yageze ako kanya ko umukobwa w'umwami ari gushakishwa cyane. Razi yaganiriye n'umugore we, babura aho bahera basobanurira Harisi uko byari bimeze ngo bamubwire amateka ye n'aho yarahuriye n'uwo mukobwa yari yarakunze. Yari yababwiye ko mu gitondo Narufa nabyuka ari buze kumuherekeza kugira ngo batongera kumushimuta, akamugeza hafi y'ibwami, hafi y'ingoro. Ababyeyi bagize ubwoba, bumva bagomba kumwinginga bakareka Narufa akagenda wenyine, yakwanga kubyemera bakamubwira uko umwami amubonye yamwica. Muri uwo museso babyutse biteguye kubimubwira. Narufa yari yorohewe, umutwe utari kumurya, yiteguye gusubirayo.
Mbere uko yagenda we na Harisi bamaze umwanya munini baganira barebana akana ko mu jisho. Narufa yari ari kumushimira ko yamutabaye amubwira ko byatumye amukunda kurushaho. Nanone yarahangayitse avuga ati bwami wasanga bambuze bagahangayika. Abarinzi wenda babibwiye umwami batangira kumpiga ahantu hose. Sinzi icyo ndibusobanure mvuga uko narengaga ahantu nari nemerewe kugera ninjye nyine ku ifarashi. Harisi ati kosa rirabirya abarinzi si ryawe kuko wari umukobwa w'umwami biba byoroshye ko washimutwa n'abanzi b'umwami bashaka kumubabaza. Narufa ati waje se tukajyana? Nawe ati ndagendera ku cyo data na mama bari bumbwire kuko nta kibi banyifuriza. Niba mbuza kuguherekeza ngakugeza ibwami ndabumvira. Oya nako nisuyeho sindabumvira mu byo barambwira byose. Sinabumva bambujije kuguherekeza ngo nkugeze mu nkengero z'ibwami kuko ushobora kongera gushimutwa uramutse ugiye wenyine. Ngomba kukurinda rero. Batangiye guterana imitoma. Harisi ati ababyeyi banjye basa nk'abifuza kugira icyo bambwira nuko babuze aho bahera. Birashoboka ko bashaka kukumbuza kuko uri igikomangomakazi njye nka umuntu usanzwe. Bakubonye bagira ubwoba. Nabibonye ubanza harari ukuri umukobwa w'umwami. Narufa ati nanjye bafite ubwoba ko umwami ashobora kutazakwemera kuko nakuze ambwira ko azanshyingira umuhungu undi mwami azanshakira. None se waretse tukihungira tukajya kubanira kure aho ubwami bwe butagera? Harisi ati twakabaye twahunze nijoro none ubu byarangiye. Ibwami bari kugushakisha byanga bikunda. Badufatira mu nzira kandi nahita nicwa. Banza ujye mu rugo urebe uko byifashe. Uzabwira umwami amakuru yanjye n'urukundo rwacu uzumva icyo abivugaho. Natabyemera nibwo tuzashaka uko ducika. Ahubwo reka nkwibarize aho waraye wabashije gusinzira ko ijoro rikeye gutekerezaho? Narufa ati sinari gusinzira ndaye mu nzu imwe nawe. Umutima wanjye wari kuri wowe numvaga nabyuka nkagusanga. Mu gihe bakomezaga guterana iyo mitoma abari ababyeyi bataramubwira ko ari umuhungu wa polisi wahoze ari umwamikazi, abasirikare 8 baje gushakisha mu rugo rwabo baramubona. Nta biganiro na bike bashakaga. Umukobwa yari afite ibikomere, ifarashi yiziritse nta wundi muri urwo rugo wakomeretse. Bamwe bafashe Harisi bamuzirikana na nyina na se babashyira imbere babasaba kugenda n'amaguru. Narufa yashatse kubavuganira naho bati ntabwo turi bugutega amatwi urabisobanurira umwami. Babatwaye batyo babagezayo. Razi n'umugore we bari bafite ubwoba bwinshi cyane imitima yenda kubavamo. Bibazaga icyo bari buvuga imbere y'umwami bakakibura. Uwo mwana ni umwami yifuzaga ko yicwa kivuka. Yari yarakuze mu gihe umwami yarazi ko yapfuye. Batekerezaga ko niba bivuga biratuma none umwami arakara kurushaho akabicana kuko batabaye uwo yashatse ko apfa. Bikaba akarusho noneho kuko bari basanganywe umukobwa we. Bakigezwe ibwami umwami yahuje amaso na Harisi mu nda haramurya umutima utera cyane. Yakomeje kumwitegereza yibaza aho yaba amuzi arahayoberwa. Yahise abaza ati hari ahantu twaba twarahuriye? Harisi ati oya ntaho twahuriye. Umwami ati numbwiza ukuri sindakwica. Twahuriye he ko mbona isura yawe nyize? Harisi ati nyagasani ntiwigeze umbona na rimwe. N'igihe uza gusura agace kacu nari nagiye kuragira sinigeze nkubona. Umwami ati ntacyo ndumva muri njye ntazi impamvu iri gutuma ntekereza ko nkuzi. Kuko umwami Shapuru yarabonye wagira ngo arahamuzi. Yavuze yitonze abaza ababyeyi bati none se byagenze bite kugira ngo umukobwa wanjye abe yakomeretse kandi yaraye mu rugo rwanyu? Razi yaramubwiye ati umukobwa wawe nyagasani mwami yatabawe n'umuhungu wacu amugeza mu rugo bwije. Shapuru ati wa musore we sobanura. Agiye kuvuga yarongera aramubwira ati uhere ku izina ryawe. Yaratangiye ati nitwa Harisi. Yavuze ko yahuye na Narufa bwa mbere uko bakomeje kujya bahura bakaba bari kumwe nuko yashimuswa areba akajya kumutabara agatabwije akamujyana iwabo. Ntiyavugamo ibyo ko bakundanaga. Yarengeje ko abo basirikare baje yaragiye kumuherekeza agataha. Abajyanama ba Shapuru n'abandi bari bazi umwamikazi wa mbere wapfuye bakomezaga kubwira umwami bati baza ababyeyi b'inkomoko yabo bose kuko uyu musore natwe twabonye isura ye tuyizi. Umujyanama umwe yaramubwiye ati nyagasani mbabarire kubw'ibyo ngiye kuvuga ariko asa nk'umwamikazi Poliza. Shapuru yitegereje neza abaza ababyeyi bati uyu mwana ni uwanyu? Nabo bati ni uwacu. Yababajije inkomoko yabo ngo yumve ko hari aho bahuriye na Poliza mu bisekuruza birangira naho bihuriye. Shapuru yaje imbere amwitegereza neza aravuga ati uyu musore afite ubwiza buhebuje rwose sinarenganya Narufa niba bakundanaga. Narufa nawe yise avuga inkuru ye y'ukuntu ubwiza bwa Harisi yabubonye akagwa hasi. Harisi akajya kumwigura akamwisabira kuba b'inshuti bikarangira bakundanye kandi ko ari hafi kubwira umwami ko afite umusore akunda. Umwami yaramurebye aramubwira ati nubwo bwose ntari kuzabyemera sinakurenganya. Ni umusore mwiza buri mukobwa yakwifuza. Nanjye ndi umukobwa namukunda byoroshye. Gusa ababyeyi bese umuryango washyingirwamo umwami. Nari ndi kuvuga ko nahubutse njya kwica abarinzi bawe ariko byari bikwiriye kuko biraye ntibagucunge.
nawe Narufa ukwiriye guhanirwa ko washyize ubuzima bwawe mu kaga. Ukwiriye kumenya ko uri umwana w'umwami, ukitwararika ukirinda ibyatuma umwami ahangayika akaba yanashoza intambara. Uwagutwaye si wowe wabatwaye, ahubwo abashaka guhangana n'ubwami. Uwo nguwo aba ashobora guteza intambara hagapfiramo abasirikare benshi n'abaturage benshi. Kubera amakosa yawe watumye abakurindaga bicwa. Ukwiriye gusaba imbabazi. Narufa apfukamye hasi arazisaba, avuga ko ibyo atazabisubira. Umwami yaramubabariye, hanyuma aravuga ati, uyu musore ndamugororera kuko yagutabaye, uretse ko ataba umukwe wanjye. Wowe uzabana n'umuhungu w'umwami kandi nawe uzaba umwami, ntiwabana n'umusore uwo ari we wese. Harisi n'ababyeyi be bari bagiye kubarekura ngo batahe. Narufa ari kurira cyane kuko bari bamubwiye ko urukundo rudashoboka. Mbere yo kubareka, umwami yongeye kureba Harisi, umutima urongera uramurya cyane. Aravuga ati, umutima urambwiye ngo mwese mbice. Ababyeyi bawe ndabica, nawe nkwice, kuko ndi gukomeza kumva mfitanye nawe isano kandi idahari. Kugira ngo byorohe, ndeke kubitekerezaho. Reka mbice umutima, reka kumbwira ko hari aho uyu musore muzi. Razi yahise amanika amaboko apfukama hasi ati, mbere yo kutwica reka ngire icyo mvuga. Yahise amubwira uko abasirikare bataye umwana akamutoragura mu mpanga akajya kumwirerera. Umwami yakanuye amaso kubera ubwoba, umutima wongera kumusimbuka. Areba Harisi nanone aravuga ati, impamvu nabonaga nkuzi irasobanutse. Usa nk'umwamikazi wanjye Poliza wapfuye. Harisi wari uzi ko Razi ari se yaratunguwe cyane bikomeye. Kubyumva byabanje kumugora bitewe n'uko abo babyeyi bamwitangiraga bakamukunda nk'umwana w'ikinege koko. Narufa wariraga nawe yarahoze atangira kwibaza niba ari byo cyangwa bari kubeshya. Razi yibwiraga ko umwami arahita amwica, ahubwo aramuhobera cyane anapfukama hasi amusaba imbabazi. Harisi nimvaga akwiriye gupfukamirwa n'umwami, ariko nanone ntiyari kumubwira ngo haguruka. Nawe yarapfukamye, umwami yongera kumuhobera aramubwira ati, mbabarira rwose. Harisi yikije umutima ati, simbyumva. Shapure tukwiriye kumva ko ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima, kuko wavukiye mu rugo rwanjye. Umutima mubi nari mfite icyo gihe urancuka, ntegeka kujugunywa ku mpanga. Nibyo koko muri biriya bihe sinakwifuzaga kuko natekerezaga nabi, ariko nyuma yaho nifuje ko naba ntarakujugunye, gusubiza ibihe inyuma birananira. Natumye abasirikare bakujugunye kugaruka kukureba, bagaruka bambwira ko bakuze. Nifuzaga kugushyingura mu cyubahiro, mbigira umugore wanjye nakundaga cyane, kuko ubururumbarambo nabyo byatumye nica abo nahaye itegeko ryo kukujugunya, kandi ari ryo wabatumye, maze ndushaho kuba umunyamutima mubi cyane. Igihe umwami abona umugore we Poliza apfuye, yumvaga uwo mwana ari umuteramwaku kandi azamwibutsa byinshi bibi byabaye. Ariko akimara kumutanga ngo bamujugunye, umutima waramuriye. Yatangiye gutekereza kuri Poliza umwanya munini, arivugisha ati, wenda iyi sore nari kuzahora nyibona muri uriya mwana. Umugore wanjye ntumye azima kuko apfuye nta rubyaro asize. Iyo wenda ndeka uriya mwana w'umuhungu akabaho, nawe yari kuzabyara abana bari kuzitwa abuzukuru ba Poliza, none mubujije ayo mahirwe. Yumvaga atazibabarira na rimwe. Kongera kumubona byari bisobanuye ko amaraso y'umugore we yakundaga akiri gutembera ku isi, kuko yari muri Harisi. Nubwo atari uwa Shapuru, kuba yarabanye n'umwamikazi Poliza amukunda agapfa atabishaka, byari bisobanuye ko amaraso yakwiriye kuyakunda nka we. Harisi yarasobanuye umwamikazi we yakundaga cyane, dore ko barebaga kimwe, ibiganza bimeze kimwe. Ubwiza bwe ntibwari kuri bwa Poliza. Sira nk'umwamikazi yari ari aho, nawe yishimira kubona Harisi, kuko ni kenshi Shapuru yararaga adasinziriye yabaga atekereza ku mwana yajugunye amuziza ubusa, abitewe n'umujinya n'ubwonko butari ku murongo kubera agahinda kenshi. Umwami Shapuru yarahagurutsa na Harisi wari ukomeje gupfukama hasi. Harisi yari yuzuye amarira mu maso, Narufa ari uko. Razi we yaramwenyuye kuko yibwiraga ko bari bagiye kwicwa bose, by'umwihariko Harisi, nyamara bakaba bari bagiye kugororerwa nk'abatabazi. Ndetse umwami yahise ahobera Razi, ategeka ko we n'umugore we n'umuhungu wabo Harisi babambika imyambaro myiza cyane, akabakorera ibirori kuri uwo munsi. Yabwiye Harisi na Narufa ati, mwemerewe kwishima, mwemerewe kubana. Uyu musore akwiriye kumbera umukwe, mbigira umwamikazi wanjye nakundaga. Se yari umusirikare ukomeye, nyina akaba umwamikazi. Birumvikana, Harisi rwose akwiriye kuba umukwe w'umwami, kuko nawe akomoka ku bayobozi. Akibivuga, abana barahoberanye, amarira y'ibyishimo arabaganza. Umwami nawe byamukoze ku mutima, kuko yari yongeye kwishima, akibabarira ku cyaha yakoze cyo guta umwana, kandi yishimira ko Narufa ari kuzabaho yishimiye kubana n'uwakunda. Kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza, yohereje abantu kwa Razi ngo bajye kwita ku byasize, wabagumye aho ngaho ibwami, kuko ubukwe bwagombaga kuba bakiri aho. Yaratumye ku bandi bami bo hirya no hino ngo baze mu bukwe bw'umukobwa we, kuko bamwe bari kumara iminsi irenga bakiza. Ubukwe bw'agatangaza bwateguwe mu buryo bwitondewe. Mu gihe bari bategereje ko buba, Narufa na Harisi bahawe rugari ngo babe batembera ibwami bamarane igihe gihagije. Ababishinzwe bafataga umwanya bakabigisha ibyo bagombaga kumenya. Narufa akigishwa nk'umukobwa wari ugiye gushaka akaba umugore,
Harisi we akigishwa ko azitwara nk'umusore wari ugiye kuba umugabo, by'umwihariko akaba umukwe w'umwami. Abandi bami bamaze kuhagera, Shapur ashyingira umukobwa we kuri Harisi, umuhungu wahoze ari umwamikazi Poliza. Muri ubwo bukwe yaravuze ati, baturage banjye, bami bagenzi banjye, nshuti z'urugo rw'ibwami n'abantu bose bateraniye hano, uyu ni umunsi w'ibyishimo bikomeye mu bwami bwacu. Ni umunsi wo gushimira Imana, umunsi wo kwishimira ubuzima no gushimira amahirwe yagaruye ibyari byarazimiye. Uyu munsi ntabwo ari uw'ubukwe gusa, ni umunsi wo gukira igikomere cyari kimaze igihe ku mutima wanjye n'uw'umuryango wanjye wose. Uyu musore Harisi naramwishe arazuka, azurwa na Razi. Namwishe ataramenya ko ari no ku isi, ahura n'abandusha umutima baramuzura. Sinavuga ngo baramutoraguye baramurera, kuko ibyo bakoze birenze ibyo. Sinavuga ngo naramutaye baramutoragura baramurera, ahubwo naramwishe baramufata baramuzura, kuko ibyo bakoze birenze ibyo. Baramukunze bamugira umwana, akurana isura y'umugore wanjye wapfuye. Nari naramwambuye amahirwe yo kubaho, ariko ntibyashobotse. Aho muboneye namwakiriye nk'umwana wanjye, mwakira nk'umuhungu wahoze ari umwamikazi wanjye, ariko agomba kuguma mu muryango wanjye burundu, agashyingiranwa na Narufa. Yabwiye Harisi ati, wagaragaje ubutwari bwo gutabara uwo ukunda, kandi uwatabaye n'umukobwa wanjye, bityo ukwiriye kuba umukwe wanjye, kandi ukwiriye guhabwa icyubahiro uyu munsi. Ibyo wakoze byagaragaje ko ufite umutima w'ibwami, nubwo utakuriye mu ngoro, nubwo kandi nta maraso yanjye akugendamo, kuko ufite ay'umwamikazi wanjye nakundaga cyane birahagije ngo uwo mukwe nifuzaga. Yabwiye abari aho bose ati, ababyeyi be, ndavuga aba bamureze, bazakomeza bamubere umubyeyi. Ubu ngubu rwose mbaye ba mwana nabo, nzabagororera bikomeye. Yabemereye kubongerera imirima myinshi, akanongera inka mu zindi, ndetse bashyiriraho abarinzi, abaja n'abagaragu bo kubakorera. Yanabemereye kujya baza ibwami uko bashaka. Narufa na Harisi bo yabahaye inzu bari bagiye kujya babanamo, kuko ntiyari kwemera ko Harisi amujyana mu duciriritse yari yarubatse, kandi ari igikomangomakazi, umwana w'umwami. Shapur yarangije ijambo rye agira ati, abari hano mwese mwishime, murye, munywe, mukore ibyo mushaka. Uyu munsi ni uw'ibyishimo, kandi ibyishimo by'uyu munsi bizibukwa iteka ryose. Nyuma yo kuvuga ijambo, ibirori byatangiye bundi bushya. Buri wese yahawe icyo ashaka, kuko wari umunsi w'ibyishimo kuruta indi yose yari yarabayeho. Shapur yumvaga aruhutse mu mutima, akumva n'ababariwe ibyaha byose yari yarakoze mu buzima. Ibyo birangiye, kuko Harisi atari kuzaba umwami, Shapur yamuhaye umwanya ukomeye. Yari yaratojwe narazi kurwana, ari umuhanga muri byo. Umwami yamwongereye andi mahugurwa make, nawe abyitwaramo neza, birangira amushinze kuyobora ingabo mu rwego rw'ubwami bwose. Uwari uriho aramwongereza. We na Narufa babaye mu buzima bw'ibyishimo gusa, kuko bose bakundanaga urw'ukuri. Umwami yakomeje gufata Harisi nk'umwana we, akamufata nk'umukwe, kandi akamubonamo ishusho y'umwamikazi we Poliza yakundaga, n'ikimenyetso cy'uko yigeze kubaho. Umwamikazi Sira no yakunze Harisi, kuko nyuma yo kuboneka ko umwami aribwo yamukunze cyane, avuga ati, wenda Poliza yaruhuka, kuko umwana we namugiriye neza, kandi nkamushyingira umukobwa wanjye. Wowe Sira ukwiriye guhabwa urukundo ukwiriye, kuko iyo utambyarira umukobwa, hari ubwo nari kuzakomeza gutekereza ko Harisi yapfuye kandi akiriho. Narufa yabanye na Harisi amufata nk'isoko y'amahoro n'ibyishimo bye, mu gihe Harisi we yamufataga nk'amaraso yatemberaga mu mubiri yerekeza mu mutima. Nta dusoreje iyi nkuru, ngushimira ko tugeranye ku musozo wayo. Niba iyi nkuru wayikunze, ntubure kubitubwira. Tuzishimira no kubana mu zindi nkuru zitandukanye. Naho ubutaha.